yagira mu umusirikare wahuye n'ibibazo ku rugamba. Oya, ntabwo ari umusirikare, ni umuturage usanzwe yaje muri gereza ku bibazo bitandukanye, ariko noneho baza kumukubita nyine nk'uko nababwiye, bagiye badukubita twese, bamwe bakabashyira muri za Yorodani, abandi bagakubitwa bakagira gute, bimuviramo ibi byose. Ibi byose rero ureba umuntu atabiza akubise ijisho yagira ngo ni isasu cyangwa ikindi kintu cya grenade cyangwa ikindi kintu gikomeye cyo mu ntambara cyamukubiseho. Oya, ntabwo ari byo. Ni inkoni baramukubise kugeza aho ikibuno gishwanyukiye cyose kimera kuriya. Kimaze kumera kuriya, kukivura binaniranye kandi abashinzwe kumuvuza ntibamugezaho agomba kugera. Bamugejeje akanya gato bahita bamugarura. Bivuze ko nabo rero abashinzwe kuvuza abantu muri gereza ubundi bagombye no kurya akara inzego zishinzwe ubutabera cyangwa z'iperereza, bakababwira uko umuntu byamugerekeye. Bigaragara ko hariho ubufatanyacyaha, bahishiriye ibyaha, bariyicariye barabyihorera, umwana arakomeza arabura, nta kumuvuza, nta kugira gute, habe no kubwira abashinzwe ibi byose. Noneho rero aha naho urabona yuko naho ikindi kibuno nacyo baragikubise nacyo kirashwanyuka, ariko mu gushwanyuka urabona yuko cyo ntabwo cyashwanyutse ku buryo bungana na beyi. Ubu rero nawe ari bubibwira uko byamugendekeye n'uko byatangiye, kuko niwe ubizi kuri ukundusha. Ngiye twarabanaga ndamuzi, nabibonye, ariko reka nawe abibwirire ibyamubayeho n'igihe byabereye. Yiriwe, ndabasuhuje. Nshaka kubagezaho inshuti bavandimwe ihohoterwa ry'iyicarubozo nakorewe muri gereza ya Rubavu, ariko ubu ngubu ntabwo bikiri gereza, byahinduye igororero. Bavandimwe rero ikibazo nabagezaho ni iki cy'iyicarubozo nakorewe ubwo hanze mu buzima busanzwe. Mvuka mu karere ka Rubavu, intara y'Iburengerazuba, umurenge wa Nyundo, akagari ka Terimbere, umudugudu wa Hanika. Nkaba ndi umukomisiyoneri w'umwuga ukorera mu ishyirahamwe rya Unity Market Ubumwe Limited. Baba bafite ibikoresho byo kuturinda birimo